Reka tubahe ikaze kandi rero ku biganiro byacu nyine tukaba tuje kugira ngo tugire ibyo tuganiraho biri kubera hirya no hino. Hari umuntu wagize ati Samandari wa Mandaranga yubatse inzu mu yindi, arangije abwira umwami ati buri wese nahagarare ku nzu ye, iyanjye ngiye kuyitwika. Bituma umwami amugabira inka n'abagore benshi. Ubu ni imigani twagiye twumva cyangwa se ni ibintu byagiye bigaruka. Ubushize twavuze rero ko hari inkuru yaje ivuga ko ubu ngubu ari rura, ari isoresha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mijyi ya Goma na za Bukavu, kuzamuka kugera ruguru, aho icyo bitiriye AFC M23 gikontorora. Turagaruka tuvuga kuri fonction publique, ibikorwa by'abakozi ba leta bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu none abakongomani barakubwira bati abasigaye bakoramo ni abanyarwanda, kugeza no ku muntu wo gukoropa twebwe turicaye. Turamanuka tugeza ku bucuruzi bwo hasi, ubu ngubu budandaza inyanya, budandaza utuntu twose. Baravuga bati iyo inyanya zo mu Rwanda nizo zamuka zikagurwa, ariko izo muri Kongo zishobora kwambuka ngo zijye kugurishwa mu Rwanda. Urumva ni cya kintu nyine cyo gufata amafaranga yose bakagenda, ntabwo hashobora kuguma ifaranga na rimwe, kuvana ifaranga na rimwe ryo mu Rwanda rizava muri Kongo, ahubwo yose agomba kuva muri Kongo ataha mu Rwanda. Ibyo byari byo ndabyumva ndabisobanukiwe, ariko se abaturage barazira iki? Hari nk'umuntu waba uri hariya ari umuprofeseri, hari umuntu wari uri hariya akorera leta, hari umuntu wari uri hariya utoza imisoro mu masoko. Urumva bose bamaze kwicara, abagiyeho ni abanyarwanda. Ubwo murumva ni rura n'iri gusoresha, nta bindi. Ni Rwanda Revenue Authority, niko babibabwira. Ariko rero noneho aha dufite noneho ukuntu birimo bigenda. Urumva ko bamaze kubakuzaho guhera ku buyobozi, harimo abayobozi babo, noneho bigeze no muri kutime, mu muco, abayobozi b'umuco cyangwa se abayobozi bahagarariye imiryango, uvuga ngo abami b'imiryango, abami ba za kavukire, uvuga ngo naho batangiye kugenda babakura ku bwami bagashyiramo abami babo. Kandi mu bitabo twasomye ko harimo abami mu Rwanda n'ubundi nabo bazize icyo kintu, akaba ariyo mpamvu bavuga ko icyo bita inyokomutu kitagira umuntu ugihagarariye, bitewe n'uko abo bitaga abahinza bose bashize. Iyo ugiye kureba mu bitabo, none byaba bitandukaniye hehe n'ibyo abakongomani barimo barevendika mu gihugu cyabo? Ndimo ndabwira abantu muri mu Rwanda cyangwa se abantu b'abanyarwanda muri rusange. Mujye mureba neza, mwumve ibyo tuba tuganira, niba ntaho bihuriye n'ibyo muba mubona aho ngaho, kuko nuvuga ko abakongomani hariya ari igihugu cyabo bamaze kwicara, kandi bari barabeshywe ko ngo ari abakongomani baje ngo kubakura mu buhake, kubakura mu ngorane, ngo kubakura mu ntuza. Ariko noneho ukajya kuranga mu biro ugasanga na wa muntu wicaye mu biro uri bukwakire nta n'igiswahili azi, akakoburira kuvuga ikinyarwanda. Ko twumvise ko hari abasaza bavuze ko ruriya Rwanda rutitwaga u Rwanda, kiriya gihugu ntabwo cyitwaga u Rwanda. Bavuga ko u Rwanda ari ubwoko. None ni gute abantu bagera mu gihugu cy'abandi bakoburira kubwira umuntu ngo navuga ikinyarwanda kandi avuga igiswahili? Ngo kikaba ari nacyo cyatumye abami b'abahinza batarokoka cyangwa se babica bakabamara, kugira ngo hahingwe icyo kintu bita ikinyarwanda. Bivuga ngo ni abanyarwanda baje bavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda, bashaka kuruhinga baruhereye ku muzi, bakabanza kurandura igiti kugira ngo bateremo rwa rurimi rwitwa ikinyarwanda. Bivuga ngo ikigoyi kivaho, urukiga ruvaho, ikinyenduka kivaho, bakubwira ko ugomba kuvuga ikinyarwanda. Kandi abo bantu bose bavuga izo ndimi, cyangwa se aho hantu hari hafite abami ba kontorora, umwami w'Induga, umwami w'Igisaka, umwami w'Ubugoyi, umwami w'Ubukonya, umwami wa mwarabyumvise ubushize, byanateje n'induru. Hari abantu bavuga ngo hari umwami w'Abakono bashaka gutora, nayo byateje induru. Mwarabyumvise ko mu Rwanda hariya Kagame avuga ati wowe ntabwo uri umukono, uri igisambo, ubwo babwiraga
wa wundi uterura ibibindi. Bo ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byo kureba. Aha rero akaba ariho hantu ngiye guhera mvuga akantu ku kandi tukaganira ngo turebe uko ibintu biba bibera hariya muri Congo, noneho buri wese yisubireho aho yicare, yumva icyo kino kiganiro uvuga uti ngewe kwanza ubu qu'est-ce que c'est ça, turi ibiki, turi hano tumeze gute, abandi bahagaze uku, twe tumeze dute twebwe. Ubwo muzandikire kuri comment muzambwira cyangwa muraza kumbwira ndayabisobanura. Nyamarege, abaturage ba Nyamarege Indua Premier, yani watu wa Kanyola Seeds, ati turi abantu bo muri Kanyola y'Amajyepfo, omba kwa viongozi wa FCC M23, ati dusabye ku bayobozi ba AFC M23 RDF waweze kujigusa na wajue limits ya pouvoir yao, ati biyumve bamenye umupaka w'ubutegetsi bwabo ni nini, bamenye icyo ari cyo. Ndio wamekuja kuvamia administration ya Republique Democratique du Congo ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi, lakini inabidi wajue kwamba hawakuja. Ati uyu munsi baje gukuraho ubutegetsi ngo bwa Perezida Chirombo, ni ubutegetsi bibaho bya administration bibaho, atari ko noneho ya pouvoir coutumière ambayo inaitwa uongozi wa asiti. Ati birababaje cyane cyangwa biratangaje kubona noneho bashaka gutwara n'ubutegetsi bwa rubanda, ubutegetsi bw'umuco. Uongozi wa asili tunajua kwamba inaongozwa na wamwami wetu. Unapotaja kwa teritoria ya Walungu ambapo tunasemea saizi hapa mashefri ya Ngweshe, akavuga ati ubutegetsi bwa rubanda cyangwa se ubutegetsi bw'umuco, ati ni abami bacu. Nk'aha turi muri sheferi yaho bita Walungu, hari umwami dufite kwamba inaongozwa na mtu mmoja ambaye anajulikana ni Mwami Ndatabaye. Ati umuntu tuzi nk'umwami wacu hano muri sheferi ya Walungu ni Mwami Ndatabaye, niwe mwami wacu tuzi. Za Trois ambaye ni mwami halisi ambaye tunaye, hatuna wa mwami wawili kwa teritwari ya Walungu. Tuko na Mwami Ndatabaye wa za Trois na tuko na mwami Madiri mwami na Kaziba. Ati ku ruhande rumwe dufite umwami Ndatabaye, handi tukagira na Kaziba. Abo bami nibo tugira tuza. Ati uwo wundi murimo mushaka kwimika aho ngaho n'ugira gute, kuki mushaka gutwara ubutegetsi bw'umuco cyangwa se ubuyobozi bw'umuco, ubwami bw'abantu, imiryango y'abantu, kuki mushaka kubishyiramo abandi bantu? Kuko abami burya bava mu miryango. Nta kuntu tuvuge umuryango umuryango w'Abagesera ushobora gusaba bafite umwami w'Umugesera ujye kuzana umwami w'Abacyaba umushyira aho ngaho mwimike. Ubwo bizasaba ko ubanza kwigisitermina uyu nguyu cyangwa kwica uyu nguyu kugira ngo ushyiremo umwami wowe ushaka akazajya kunekera abo bantu. Sibyo birimo bishaka gukorwa muri Kongo se? Mwami na Kaziba naweza kama ndo Dirk Madiri hivyo majina ndo naweza kunikuta tu. Hawa ndo tunajua kwamba ndo wanaweza kufanya kitu chochote kile kwa ajili ya teritwari ya Walungu ama shefri Kaziba na shefri Ngweshe. Atabanga nibo tuzi ko bashobora kugira icyo bakora muri sheferi ya Kaziba na sheferi ya Ngweshe muri teritwari ya Walungu, nibo bashobora kugira icyo bakora. Abo bandi muri murabazana kugira gute? Teritwari ya Walungu iko
compose na 31 groupement zenye zinajulikana, yani 15 groupement iko mukaziba na 16 groupement iko muteritoria imo Ngweshe. Ikibidi kuwepo decoupage, kuongezwa kwa territoire kwa groupement yoyote ile, ama kupunguza, sababu kupunguza kunawezekana na kuongeza kunawezekana, lakini iwe initiative ambayo imechukuliwa na mwami wa asili wetu ambaye ni Ndadaye, anaionyesha hiyo ati niyo hagiye kubaho ikintu cy'uko iyo teritwari ishobora kongezwa cyangwa ikagabanwa, umwami wacu Ndatabaye niwe ufite iyo initiative yo kuyizana mu baturage, akagira icyo atubwira tukagira icyo tugikoraho. Position kwa administrateur du territoire ambaye ni kiongozi ambaye anawakilisha president la republique kwa nchi. Administrateur du territoire analeta hiyo proposition yake, pia anifikisha kwa gouverneur de province. Gouverneur de province anafanya ile ubwo arimo aravuga uburyo administration zigenda bihera ku mwami bikazamuka paka bigeze mu nzego zo hejuru, noneho niba ari ukongera iyo ntuze bakayongera, niba ari kubongerera bakabongera, niba ari ukugabanya bakagabanya. Ati none mwo muratuzanira aba bantu kugira gute? None se niba tuzi ko ngo bita Mashira yari umwami w'abahutu, bamugerageje bikanga neza bakamugerageza ngo bamukureho bikanga, bikarangira bamushingiye umukobwa. Uwo mukobwa bakaba ariwe bamutsinze, bamutsinze hejuru, kuko bamushingiye uwo mukobwa atari ukumushingira ngo bubake imiryango, ahubwo bamumushingiye kugira ngo bamurangize mwami Mashira. None se byaba bitandukaniye hehe n'ibi ngibi barimo bavuga ko ubwami none bw'abakongomani ari kugenda babukuraho bakazana abantu babo bo gushyiramo hariya? Nuvuga ngo uzananirana bakabura uko bamugenza, bazabikora nk'uko nguko. Voilà uko igihugu kiri kugenda gitwarwa buke buke, no kugenda ugahindura mpaka ku buryo noneho nukuvuga ngo bano bantu uko intambara izagenda itinda, ni nako ibyo ubwami bwabo bazabyibagirwa bikavaho, ugasanga ari ahantu hose noneho abantu basigaye bavuga ikinyarwanda, bitewe n'uko uwo mwami na kutime izahaza cyangwa se umuco uzahaza uzaba ari uw'ikinyarwanda, bitewe n'uko n'umwami uzabategeka azaba avuga urwo rurimi rw'abanyarwanda. Nese byaba bitandukanye na biriya navuze, nkavuga ni nyamara igihugu cy'u Rwanda baragitwaye bakoresheje abantu bavuga ikinyarwanda, kandi barasanze harimo indimi nyinshi, harimo urukiga, harimo urugoyi, harimo ikinyenduga. Abo bantu bose bari bafite abami babo. Nende gute ushobora gusanga abantu bavuga ikirega, ugasanga abantu bavuga ikibembe, igifuriro, ukabategeka ko bagomba kuvuga ikinyarwanda? Numva hatarimo tena. Ntabwo byoroshye rero. Akaba ari umuhungu wanjye Birindiro, urasubscribe, ukore like, usharinga ikiganiro. Wowe wicaye aho ngaho, umwami wawe ni uwuhe? Cyangwa mwakeza guhe mwami? Sheferi yanyu ni iyihe? Uwo mwami yabarizwaga mu kahe karere nawe waba uvukamo? Kuko tuzi ko hari aho bita Nyakibanda. Nyakibanda ni abantu bo mu Nyakibanda. Hari iyo bita mu Gisaka, hari aho bita mu Gisaka. Gisaka yari abanyagisaka. Mu Burera yari iy'Abarera. Bugoyi yari iy'Abagoyi. Induga ni iy'abantu b'Induga, ni iy'Abanyenduga. Ibyo bintu ni ibintu by'umuco, ibintu kutimiyeri, kuko ntushobora gufata ibintu by'abazungu ujye kubyirambika utazi ibyo byaje bituruka. Ntabwo birangira bitakuguye neza, birangira biguteye ingorane. Akaba ari umuhungu wanjye Birindiro, urasubscribe, ukore like, sharing ikiganiro.